watubanjirije tuje tugukurikira iby'Imana yankoresheje na n'uyu munsi nashobora kwibagirwa. yego Impamvu tubivuga ni iki? Uko Imana yakoraga ibitangaza kera yego na n'uyu munsi iracyakora. yego Urusengero, yego inzuki zisakara mu rusengero, zigota urusengero, inzuki ziraza ku ruhimbi zigota abapasitori n'abarimu n'umushumba, izindi nzuki zinsanga uko nari mpagaze ku gatuki, zirazinzenguruka babura umuntu babona inzuki. Kubera Imana imaze kubimbwira, bagiye kwirukana babati ntabwo mwakwiruka ngo musige inzuki. yego Narabati mwese mukubita ibipfukamiro hasi. Sanga girasambanye n'umuntu wavuye ngo muri Victoria. Amusambanyije yari umwana w'umukobwa, kandi yabaga muri urwo rugo ariko baramutumye misiyo y'abo bana. yego Basambana n'abo bana. Abo bana bose urwo rugo rw'abo bana bose bari bararwaye igicuri. ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke Eliya munsi y'umwotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami muri bene se bose nimuha icyubahiro iyo ni imbaraga dore iyo ni ububasha kanije gutabara iyo ni imbaraga dore iyo ni ububasha kanije gutabara. amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi, n'umunyabitangaza. Nanjye uyu munsi wa none ndagira ngo nze kumva ku mbaraga z'Imana, ndetse kandi ndizera ndashidikanya ko hari imbaraga z'Imana nanjye ndibuze kumva. Hari umuntu twakiriye ubushize wose avuga Imana, numva nanjye umuriro uramfashe, numva umuriro uramfashe. Uyu munsi rero turi n'ibyishimo ko turi maze imisi twakira abantu bakiri mu mwuka bagihagaze neza. Ni umugabo wambaye neza, muri kumubona wagira ngo aturutse hakurya ahantu bakunda kwita imurenge. Nibo bantu bambara bagakubitaho karakantu bakita guki jire. Ntabwo ari jire, ntabwo ari jire, nta nubwo ari isukote, sinzi ukuntu bakita. Araza kuza kutubwira. Reka tumwakire abanza dusuhuza. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane namwe mwese. Amen. Amen. Amazina yanjye nitwa Bigirimana Rora. Yego. Evangeliste Bigirimana Rora. Yego. Ndi umugabo wubatse ufite umugore n'abana bane. Yego. Abakobwa 3 n'umuhungu umwe. Yego. Haba ndinararibonye. Yego. Umuntu yitwa nararibonye bitewe n'igihe amaze muri icyo kintu. Yego. Natangiye kubwiriza bwa mbere hagarara ku ruhimbi 9 9 na n'uyu munsi Imana ikomeje kuntiza kuri izo mbaraga, kandi mpagaze imbere y'izi kamera. Yego. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ndi kumva mu bugingo bwanjye ari hazima. Icyo nicyo gikora. Nta mutima ugucura, nta mutima uncura urubanza. Yesu duhana umugisha. Amen. Urakoze cyane Rora. Ni byiza cyane utubwiye yuko wahagaze kuri ku gatuti bwa mbere uvuga imirimo y'Imana muri 1996. Icyo gihe hariho ububyutse bwinshi, abantu basenga, abanyamwuka bahari. Ndagira ngo hari haciye imyaka mike cyane tumenye n'umugabo witwa Gatabazi Meshake, ubwo yagendaga avuga kandi ndetse bimwe mu byari yahanuye byari byamaze gusohora. Iyo witegereje ubona ari uyu mwaka turimo 2025 bo 96 2025. Hagati aho ngaho byagenze bite kugira ngo abantu ntibabe bakemera ko ubuhanuzi bubaho, ntibabe bakemera ko abahanuzi babaho, ntibabe bakemera yuko Umwuka Wera ukora, ndetse bikanatugaragarira neza n'amaso yacu. Rimwe na rimwe bamwe baragaruka bakavuga bati si Imana yadutumaga, si Imana ivugana natwe. Ese witegereje ubona ari impamvu cy'abantu baguye bene aka kageni bakaba batakigira Umwuka Wera? Iyo nitegereje nk'uko warumbajeje ngo impamvu ngo abantu baguye ngo batakigira Umwuka Wera cyangwa bari barimo bakabivamo, ni ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Ni ukudaha agaciro yabahamagaye. Yego. Imana uko ari kera nani uyu munsi ni kwera. Yego.
ariko ngewe iyo nitegereje kuva 96 kugeza uyu munsi cyangwa ibintu byarahindutse yego ngewe nakijwe 95 hangira umurimo 96 yego mara umwaka uwo mwaka wose nawe umaze nkararirimba muri korali yego bari baranze kunyakira twari dufite amabwiriza twe twarahawe n'umushumba yego ngo niko ngo bababwiye ngo mu nama yego ngo niko representante babwiye uhere kuzigira umuntu bakira ngo adafite ikimenyetso kimurangaho uwo mwuka yego kubera umwuka wera ni umufasha kabiri ni umuyobozi yego ngewe rero amaguru amavi aragenda ahinduka nk'ay'ihene ibyo mbabwira ni njye byabayeho usenga utatekereje gutanga amafaranga ntatekereje gutanga amafaranga amavi aragenda ahinduka nk'ay'ihene ku munsi roho mutagatifu yamanukiye ya mbega ibintu byiza we naraye ndirimbye zibagirwe igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nge narabohowe ndamuririmbira zaburi nyinshi mu mutima wanjye gitangaza kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru ukawera aramanuka batangira kubona Imana ukawera aramanuka batangira kubona Imana izo ni zimwe mu ndirimbo mwakoreshaga muri icyo gihe kuko umwuka wera yabaga yegereye abantu cyane uravuze ngo warapfukamye urasenga kugeza ubwo amavi akobotse mpaka kugira ngo uzagere ku ntego yo gukorera Imana hanyuma komeza ya uguri kumva rero kuva 96 yego kugeza uyu munsi nzengurutse u Rwanda inshuro ebyiri handagira buri muri murenge yego imirenge yose yo mu Rwanda yose nyikandagiyemo inshuro ebyiri yego kubera iki twatangiye tuzenguruka indembo yego ibyo turere bivaho dukomeza gukomeza na n'uyu munsi turatakira wabarizwaga muri he ADPR n'ubumbarurirwa muri ADPR Katabaro Paruwasi ya Muhima yego ndi umuvuga butumwa w'umuhamagaro uri umuvuga butumwa w'umuhamagaro ujya gukizwa wakirijwe muri ADPR nakirijwe muri ADPR waruri muri ADPR Katabaro oya yego narindi yopfo iburengerazuba yopfo iburengerazuba uzi ko wavuze wagira ngo ni ahantu habi cyane waruriye debari yopfo iburengerazuba mu karere ka Ngororero ho ngaho niho Imana yankuye niho Imana yagukuye mu karere ka Ngororero ni abantu nkagezemo rimwe gusa ni abantu bakunda nabo gukizwa cyangwa se gusenga bakunda gusenga cyane icyo gihe wari ufite umwuka wera utyaye kandi ufite imbaraga umaze kubigeraho nyuma y'umusaruro w'amasengesho tugiye kureba bimwe mu bikorwa Imana yagukoresheje haba mu itorero ndetse no hanze yaryo kuko ndumva umwuka mpata cyane kugira ngo negereze aho hantu ninza kurangiza noneho nze gukunda guhereza umwanya utugezeho icy'Imana yagutumye kutugezaho uyu munsi umaze gusenga ubaye mu butayu ushakishije imbaraga ugwisha imbaraga z'umutima urerekanwe mu Bisiraheli bose kuko twumvise ko wazengurutse igihugu cyose imirenge ugenda uvuga ubutumwa bwiza ese nibihe bikorwa bikomeye cyangwa bitangaje Imana yagukoresheje ibimenyetso n'ibitangaza yego Imana yankoresheje ni byinshi ntabwo nabibara yego ariko kandi mbitangaje ku mugaragaro imbaraga z'Imana ziracyakora nubwo tugenda babona aho gucika intege abandi bagasubira inyuma abandi bakabisuzugura njyewe muri iki gihugu nta muntu cyangwa ku isi wambuza kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yankoresheje ntawe igitangaza cya mbere cyabereye ahantu bita ibyumba Paruwasi ya ADPR ya Rusekera iyo tuvuze ibyumba ni hakurya ya Kinihira yego aho hakurya mu ishyamba yego Imana yamugukeje ndi ku Gisenyi yego irambwira ati ihute cyane ubutumwa Rusekera urasanga abakozi banjye bari mu nama kandi barakwiteguye Imana irabikubwira gasanga Imana naguteguriye ntiyagusabye kubanza kuba telefone oya yarakubwiye turasanga abakozi banjye
bari mu nama bateranye yego icyo nakoze natse recommandation icyangombwa cy'ubuhamya bw'umukristo yego iyi Imana iri gutumye yakurangira n'inzira naho ugomba guca hose yego haleluya amina ngeze Rusekera sanga umushumba abapastori abarimu bari muri staff ya paruwasi yego bo bategereje umushyitsi Imana ibokereje kandi nanjye mvuye ku Gisenyi mfite amakuru y'uko bateraza kundushya yego narahageze nsanga bagiye ku meza noneho mbere yo kugira ngo bambaze ibibazo byinshi bamanza kugira ngo banyakire bamaze turakaraba turasangira tuvuye ku meza aho ngaho barambwira ati se uragenzwa n'iki jye Imana yantumye muri no paruwase yanyu ndi ku Gisenyi mwuka niko yampagurukije dore n'igipapuro bampaye kigenye ndi umwana kugira ngo nibura muze kubiha agaciro fata recommandation nyihereza umushumba nta kindi kintu yavuze ako kanya bari bamaze nk'ejo bari bafite ibiterane byo mu mazone bahita ninjye mushyitsi nyine wabikozemo ariko ndi kuri paruwasi ndi gusoza ndi kubwirizamo hagati kwa kundi umwigisha abari hafi gusenga ndagiye kubona umuntu arahagurutse ijwi irambira ngo uriya ni umurozi nambara imbaraga z'Imana bati noneho ngiye guhangana n'imbaraga z'abarozi ageze hanze yegamira hafi y'igiti cy'inturusu hamwe neza ko abadukurikira bari za Kinihira za Rusekera tuhafite abakunzi benshi ayo ni amakuru yabaye ngiye kubona mu minota itarenze 10 inzuki ziza muri ninjye wasenze navuze ngo Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Daniel Mana yacu bwite tuzi neza kuri aha ngaha kandi hejuru y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga zawe niba uri kubona kino giterane kiri kukubahisha tubababarire udukuremo izi nzuki zituvemo nta muntu umwe zireye narangije kuvuga ngo amena inzuki ziremeshane mu rusengero zirangije zisohoka Imana ibiragikoze haleluya 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 Imana ishimwe cyane Imana habiciro ko mutangikiriza haleluya amen kwakwikirije igitangaza cya kabiri yego nakibonye aho bita mu Bugarama yego ku mudiyakoni wo mu Bugarama witwa Mama Nkamiye umwana we yari arwara igicuri yego noneho amaze kubwiriza Mama Nkamiye araza arambwira ati se ku mwana wanjye wambabariye ukaza ukamusengera njya mu rugo kumusengera ndi kumwe n'umushumba na pasiteri noneho turi muri salo umwuka arambwira ati se ko ababyeyi ko uyu mwana afite imyaka 17 ndamusengera abantu bose bahari baza wa mwana none se ari kugira ngo musengere aba bantu bose bahari no kugira ngo musengere ari ngiyewe ngiye ntuye Kigali sindi wina ibyiza ni ibishya yego arambwira ngo ibyiza nuko bansengera ngewe ngiye nyine ukambikira ibanga kuko ndashaka kwihana yego umwana arihana abandi bakurikiyeho barihana bihana ibyaha by'ubusambanyi kuva uwo munsi ntabwo igicuri cyongera kirakubita hasi haleluya Imana ishimwe Imana yongere habwe icyubahiro amena icya gatatu nagiye Tanzania abantu bazi umujyi wa Mwanza uri hejuru y'inyanja nari mpafite igiterane international noneho ndi kubwiriza nende kugira ku musozo ngiye kubona mbona haje akana k'umwaka n'igice noneho ngewe nkagira complex nkavuga ni se kano kana k'umwaka n'igice aba protocole n'abasekretari b'igiterane ntibari kubona yuko kano kana kari kunderanja ariko numva umutima wanjye urakomeye sinshaka kugira ngo ngire abo mpamagara baze bagire gute baze bakankureho ariko nkumva ubwoba buri kunyica ngiye nkihangana nkiyongiramo imbaraga ariko nkumva nagize ubwoba ngikumva numva ijwi ry'Uwiteka abantu bavugana n'Imana bumva ijwi babarokore bo hambere Imana iravuga ijwi rirampamagara amazina yanjye yombi rirambwira ngo mwana wanjye Rora ako kana wakomeje kubwiriza amaganye kuri podium karimo imbaraga z'abadayimoni nutagatera umugeri uraburi gurengera ngiye ndabati mu izina rya Yesu kano kana se ningatera umugeri ko kangana nakanje bakamfungira inaha ijwi rimbwira kabiri ngo si ko gutokesha ntago ndi umudayimoni ndi Imana ivugana nawe ndi Imana yakozanye ubwa gatatu riza rijwi rituje riyunguruye cyane ubwo babunyishe ndavuga ati nsengera mu mutima ndi mu murongo cy'ubwiriza nsubira inyuma nitonze akana gateye umugeri kikubisa hasi gahinduka ipusi kamaze guhinduka ipusi bavugira mu giswahili rimwe ngo wa munyarwanda yishe umuntu nanjye ndi kumwe n'umusemuzi nkajya mvuga ariko umusemuzi akagira gute nawe agasemura kabati nta muntu yishe ka kana gahindutse ipusi hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana
tugiye kukareba mu Kinogo aho ngaho Mwanza gifata amazi aho bari bagashize dutegeka yuko bazana essence ya essence tuyisuka muri cya cyobo ya pusi irashya ishya ivuga ijwi nk'iry'umuntu icyo kibitangaza cya gatatu amena tuyihereje icyubahiro ni icy'Imana Imana yaduhamagaye ni Imana y'ibitangaza haleluya Imana yaduhamagaye ni Imana ifite imbaraga haleluya amena igitangaza cya gatatu herutse kujya hano mahoko itoro ntago ndivuga kubw'impamvu z'umutekano wanjye bwite ariko ni natashe ubukwe bw'umudamu twa mu Makararesa ucuruza muri Kiyaka mutahira ubukwe kwa gatandatu ariko ku cyumweru arambwa ati rero uzasengera iwanjye mw'iterano rya mbere ndabwiriza numva amavuta arimo numva abantu barihanyira batuhabwa icyo bahera mw'iterano rya kabiri ngiye kugera ku musozo ngiye kubona nashidutse umugabo yamfashe ibyo kubwiriza mbishyira hasi nterana ingumi nawe bafu ingumi hasi abadiyakoni birutse na pasiteri birutse mu rusengero noneho nshiduka wa mugabo namucishemo umutego yikubita hasi abadiyakoni babona kuza baramufata bati mugende mushyira mu cyumba ngiye nkomeza iteraniro araza kutubaza impamvu yaje kumfatira mu rusengero kandi nta deni mafatiye ngiye nkomeza ndabwiriza tugiye kwiyakira bati ntabwo najya kwiyakira wa muntu ntaramenya misiyo yamuzanye wa muntu nsanga inzoga zamushizemo ku rusengero baramukoresheje banga kumuhemba we agambirira mu mutima wiwe kuzatungura pasiteri akamukubita birangira uguye mu mpore birangira guye mu mutego abadayimoni bamuherejeho ariko ishimwe ririmo niringiri nuko atanteye ingumi wangeze hasi ahubwo hasi mucishe mu mutego icyuro cy'Uwiteka kirazamuka Bibiri ivuga iki iwacu iravuga ngo haduye nta mwanzi mutubaho nta mudayimoni mutubaho nta mudayimoni wakanubaho iwacu nakoresheje imbaraga z'umwuka n'izacimubiri kugira ngo ntaza gusebera imbere y'abakirisitu kandi Imana reka nkubwira aka kantu urakoze cyane iyi nkuru irasekeje iwacu umusore n'umukobwa bararwanye bavukana noneho umugabo witambukira utanatuye muri izo karitsiye ati nkajya gukiza ageze muri urwo rugo arakiza noneho ariko akijije kuko umukobwa yari yatatse cyane abaje gutabara bose bahageze basanga wa mugabo abamwururukira barambika barakubita tereka naje gukiza ntabwo ari njye waje kurwana ati none se abarwanye ni bande noneho nawe urumva uriya musinzi yari yagambira gukubita pasiteri kandi nawe yaje asanga ari wowe kandi nambaye ikote ntabwo urabyumva abakozi b'Imana muhura n'intambara Imana ishimwe ko yakuneshereje nagutwariye iminota reka ngusabe kugira ngo noneho tugezeho message Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi ni ibintu byinshi navuga ariko uko nzagenda urajya utubwira nzagenda ndekuraho gatoya ariko se reka mvuge n'iki ngiki mbone kwinjira mu ijambo ry'Imana mu Rwanda ninge muvuga butumwa wakoze ubukwe nta invitation ntanze ayo makuru mwari muyazi yarabaye ngewe nabukoreye Katabaro hano muri Paroisse ya Mugema kandi abaregionali bose ku mudugudu wa Katabaro hano muri Paroisse ya Mugema uzamutse ku murenge aho ngaho kandi abaregionali bose 12 bose mbafite muri telefone abashumba naranditse muri aje namfite abashumba 318 nshuti yanjye iyi Imana yakinze nta muntu wakingura wabitewe n'iki kudakora invitation wabuze ubushobozi cyangwa n'Imana urakoze cyane ngewe gihe cy'ubukwe nkimara kubitangaza nararwaye ndarwara ndajegera ariko ndwara ndi ku gitanda ariko ntabashe kwihindukiza ariko mfite imbaraga zo kuganiriza abantu Imana ikoresha abantu baba regionali bose inshuti n'abavandimwe abahanzi batandukanye amakorera atandukanye abahanuzi batandukanye bamenya ko inkuru yanjye Dora ararwaye agiye gupfa kandi yakoreye Imana bose irabazana bakajya bansengera ariko bakansengera ku mafaranga nagize imbaraga zo kubara ya mafaranga ubukwe bushigaze iminsi 10 baze amafaranga nsanga akabati karuzuye nukuri uko nagendaga mbara amafaranga
ibihumbi 5 ibihumbi 10 20 50 ibihumbi 100 200 500 miliyoni na 200 na 300 na 400 na 700 miliyoni 2 ndakomeza ndabara ngira miliyoni 3 n'ibihumbi 350 uhita ufata icyemezo cyo kudatanga narangije ko igitangaza kirimo n'iki narangije kubarira amafaranga nakize imbaraga zaje mu maboko nisohora mu nzu nigeze n'ubwo nta muntu undandaza muri mwebwe muri bitangazamakuru byose mpagaze imbere uwarwaye yakira agasagura ibihumbi 57 nta uri babwira ikindi ubukobwa bwaciye kuri televiziyo y'igihugu televiziyo y'u Rwanda RBA mbaze tubyagenze gute na telefone n'umugabo witwa Korode asengera kwa Gitwaza yego amamagara ari kuwa mbere mfite ubukoko wa 6 arambwira ati makuru yawe nayamenye yego namenye ko ugiye gukora ubukwe kandi uri saki n'urarwaye ngwino nkutwerere kandi Nyabugogo musanga kwa Rubangura hariya yego ngezeyo ndamuhamagara sanga ni umugabo w'umukire yego imbaraga z'abagabo zirarutana haleluya amina ndafashijwe gumama asante Yesu gumama haleluya amina sanga ni umugabo w'umukire uri mu modoka buyambariye ikabutura n'agapira karokose n'imvi na rinete arambwira ati se mwana wanjye ko Imana yampaye umugisha ndagutwerera iki yifata mu mutwe arahumiriza ngiye gukingura urugi ngo nigendere gutyo arambwira ngo sigaho ntabwo nandi mu nshaka ibyo ngutwerera ako kana yantwereye imodoka 7 zizaza mu bukwe ize yaratuye hafi ya Beneri hariya umanutse kuri Beneri nasanze mu gipangu afite imodoka 27 n'ukuri amaga kai kanuma 16 n'ikaramu ngo ntoranye mwizo nshaka nandike plaque azazizana izo modoka zadekwa n'umujyakoni witwa Muganda usengera Katabara kandi yinywera lisansi antwerera kuva ku isogisi n'inkweto na mugondo ni kariso na costume ni sengeri ni ishati na karovati ako nizere ko yaguhaye amafaranga atagiye mu isoko ibiruti byo ngibyo se bikubiyemo amafaranga yego arangije ntwerera intebe nari nzifite muri salo izo naguze muri ya mafaranga ndazisohora ninjiza izifite agaciro Korode muheruka icyo gihe nakoze ubukwe nani uyu munsi namubuze nanditse amatangazo nyajyana kwa Gitwaza mbwiriza ubutumwa kuri radio Inkura Mutima nani uyu munsi Korode yaramubuze urumva atari Imana yaciye muri Korode akantwerera haleluya amina urumva atari Imana yaciye muri Korode akantwerera ngaho ngiye kubaha ijambo rero rifatika numva umwuka yampaye yego mani habwe icyubahiro amen ndafashijwe mani habwe icyubahiro amen mani habwe icyubahiro mani habwe icyubahiro amina mani habwe icyubahiro amena ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 7 umurongo 31 haravuga ngo Mariko ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 7 umurongo 31 haravuga ngo ava mu gihugu cy'Itiro anyura Sidoni agera ku nyanja y'Galilaya anyuze hagati y'Dekapoli bamuzana igipfamatwi kandi kidedemanga baramwinginga ngo agishireho ikiganza agikura mu bantu arakihererana agishinto cy'umatwi acira amacandwe agikora ku rurimi aramareba mu ijuru asuhuza umutima arakibwira ati efata risobanurwa ngo zibuka amatwi arazibuka intananya irimo rwe irahambuka avuga neza nubwo nagarukiraho ngaho amen iyo turebye muri Bibiliya dusanga Yesu yarakoze ibitangaza byinshi kuko muri Mariko aravuga ngo hari n'ibindi byinshi Yesu yakoze ariko iby'abahanga muri teoloji begeranyije byanditse mu isezerano rishya ni 37 muri 37 n'iki gifite ubumuga bwo kutumva no kutavuga nacyo kirimo Yesu barakimuzanira baramwinginga ngo Yesu mwene Dawidi wakwihangana ukakirambika ku kiganza aho kugira ngo Yesu agendeye ku itegeko ry'abantu ahubwo aragifata agikura mu bantu tubwiye abadukurikiye kugira ngo Yesu amanza gukure mu bantu kugira ngo akuvugishe utuje nta rusaku ruri hafi yawe amaze kugikura mu bantu arakihererana tubwiye bari ku mugabane w'Uburayi bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye Yesu akwihererana mu izina rya Yesu ushobora kurugenda muri vewuti ufite akazi keza ufite abisikoti ariko Yesu atarakwihererana ngo wumve ijwi rye Yesu aragifata agishyira intoki mu matwi arakibwira ngo efata risobanurwa ngo zibuka
ako kanya intananya y'ururimi rwe irahambuka avuga neza mbere yuko Yesu kuzibura amanza azibura amatwi yawe mu izina rya Yesu ubashe kumva ijwi ry'Imana. Yesu ngo efata bisobanura ngo zibuka. Aka kanya mu bintu byose mvuze bishingiye muri jambo rivuga ngo ibintu abadayimoni bafunze Uwiteka bifungure mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umaze igihe kirekire ufite ibibazo, ufite ingorane, ufite agahinda, ufite amaganya, ufite intimba, ufite umubabaro, ufite ibyaha, ufite intege nkeya, ufite inyatsi, ariko nkwifurije kugira ngo ibyaba abadayimoni baborotse Uwiteka biborokore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Bikubere uko wizeye. Asante Yesu. Bikubere uko wizeye. Bikubere uko wizeye. Wowe udukurikiye imbaraga z'Imana ziracyakora. Wowe udukurikiye Imana yacu iracyakora. Wowe udukurikiye ndashaka kugira ngo wongere ugirire Imana icyizere. Hari abantu benshi bagera mu bibazo bakavuga ngo Imana yarandetse. Iyo itakureka uwarajya hacecekego nk'abandi bose kubera ukiriho. Izo mbaraga zikurinda zifite ububasha bwo gukingura iby'abadayimoni babanye umugisha w'Imana ukakugeraho. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Negera kugera ku musozo rero. Haleluya. Imana irakora. Imana irakora. Je n'umutanga buhamya. Imana irakora. Ndafashijwe mu izina rya Yesu. Imana irakora. Wifurije kugira ngo iby'abadayimoni baborotse Uwiteka biborokore. Iby'abadayimoni bafunze Uwiteka bifungure. Iby'abadayimoni baboshye Uwiteka abibohore mu izina rya Yesu. Ukimara kumva ubuhanuzi, ukimara kumva iki cyigisho, ukimara kumva aya magambo akubiye muri iri sengesho, nawe ndashaka kugira ngo wumve uhere ku kiganiro, uhere ku munota wa mbere usoze uwanyuma, kuko ngiye gusenga kandi ndasengera ibyifuzo bitandukanye. Ariko ntaragera kuri uwo mwanya, nanjye mfite umurongo wa YouTube nkoreraho, ni kuri channel yanjye bayita Eva ariko nta yiriho akadomo Bigirimana TV. Nimero yanjye ya telefone iba kuri WhatsApp ni 0783 82 60 21 0783 82 Amen. Nawe reka dusenge. Uri data wa twese mwiza, ni wowe ukinga ntagira ukingura, ni wowe urambura ukuboko ntagira umuntu guhina. Twese kiremwa muntu, abakomeye n'aboroheje, twese uko dushyira mu byiciro bitandukanye turi mu biganza byawe. Turagushimiye kubw'ubu butumwa, turagushimiye kubw'iri ijambo. Dusenge abadukurikiye, dusenge abazadukurikira mu izina rya Yesu. Iby'aba badayimoni bafunze imbaraga z'amasengesho zibifungure. Iby'aba badayimoni bafashe imbaraga z'amasengesho zibirekure. Iby'aba badayimoni baborotse imbaraga z'amasengesho zibiborokore mu izina rya Yesu. Dushize uburinzi ku bantu bawe, abarwaye nibakire, abahombye nibunguke mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana ufungura imiryango ikomeye abadayimoni barakinze, kandi turagushimiye gukingurira abantu bawe. Tuzamuye ibiganza ushimira icyo ukoze mu Rwanda no mu mahanga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Senze nizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom. Shalom.